Twongeye kubaha ikaze mwese mudukunda muri mu mpande zitandukanye z'isi. Ahangaha ni ku Nzira y'Ukuri TV. Uyu ni umuryango wa Papa Fabrice na Mama Fabrice ndetse na National. Tugira ubuntu n'Imana bwo kubasanga bari hamwe bameze neza, baguwe neza, bashimira Imana. Rero reka tubakire, tubahe ikaze, batuganirize. Bafite amateka y'ibintu byinshi. Hari ahantu Imana yagiye bakura. Buri umwe wese hano afite aye mateka, kandi bamwe twagiye tuganira ni na bose, ndetse twaraganiriye, mwagiye mwumva buri umwe ahantu Imana yagiye mukura. Rero tugiye umugisha wo kubabona bari hamwe. Tubahaye ikaze mwese, mutuganirize, mubwire abantu b'Imana gukora kw'Imana. Nta yindi ntego y'iyicano ni ukubwira abantu gukora kw'Imana no kubwira abantu ineza y'Imana, naho Imana ikura umuntu ikagira n'ahandi hantu imugeza. Yego, ni karibu. Kuri viye mwana viyo hepfo nyina bazaza. Imana yo mu ijuru kiturinze, Imana ifite imbaraga, Imana itarabanura ku butoni. Ni Imana ifata umuntu ikamuhindura. Nanjye ni umugabo wo kubihamya ko Imana igira neza. Ndashimira Imana ko muri iki gihe iri kugenda impuza n'abantu twabanye ku gasima ka Nyabugogo bose kuva 1996. Abatipe naje masanga bari bafite ubunararibonye, ari nabo banyakiriye. Ndashimira Imana yuko bamwe bakiriho batishwe n'ibiyobyabwenge. Ubu turi kugenda duhura, baza kunsura, nkabatumira bavuga ni muze dusangire umuceri. N'ubundi twajyaga dusangira urumogi na za chifu, twinigure tuvuge kugira neza kw'Imana. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, amwita National arashona. Ako kazina yarashonaga nako kugasima Nyabugogo. we witwaga Iniga, nkuko nanjye banyitaga Iniga, nanjye nitwa Joma. uriya mugore tubana bamwita umujyama kubera amateka gogose amazina y'agasima. uyu mugabo mubona Imana nawe yaramuhamagaye, yamugiriye neza, yamuhaye agakiza atarapfa. Ndi muzima, yameze ubwanwa ageze mu nzu y'Imana. Ibikoresho kajya dusangira ibintu bivangavanze hariya kwa Bamutabaruka, buta zivanze n'ibisiga za tunuri zo kumwugakanura nk'ugiye gupfa mu kazi. za nzoga bajyaga bengera ikarenge, sogera kawa inzoga bitamumanura ko nta kibazo. Ibyo byari bitwishe. Ariko kuko Yesu ari mwiza, na yewe muntu inzoga ugera ku giti ukajya ugira ngo ugeze aho abantu bari, ukajya ubwira igiti zazindi yewe muntu wamaye inzira mana, izo zakorerwaga ikarenge. yewe muntu wamaye inzira, ukazajya ukamara nk'isa uvugana n'igiti, wagira umugisha ukabona n'inzu muri 50 yahita yewe muntu yewe ninde ko tutahezeyo. Turabo yacunguye, haleluya, cunguza amaraso y'igiciro cyinshi. Ubu turabagabo bo guhamya Yesu. Uyu mugabo twicaranye, Imana nawe yaramuhamagaye, imuhamagara atarashiramo amenyo. Wenda abona amenyo akirimo ntabwo ari nkanjye yose rwose, nje nta na rimwe. yewe Yesu yarayari arayavuyemo kubera ibikoresho byinshi cyane. cyayarinze nari ibigori byinshi kwa Kabuga mwana. Imana ishimwe. Ashimira Data wo mu ijuru yuko ajya ahuza abantu baburanye. Imana arakoze kukurinda. Hari umugabo umwe yarapfuye, hari indirimbo nawe nkunda kuvuga, aririmbaga ngo twubatse ahakomeye, ubatse ku musenyi. Nimvuge indirimbo bavuga ngo ntabwo nkijijwe mwana, ngenda akijijwe. Uyu mugabo yavuga ngo yubatse ahakomeye, yubatse ku musenyi, wenda ari uw'isi. Ariko twebwe twubatse ku musenyi, turirimba indirimbo twubatse ku musenyi wa Kristo. n'urutare ntabwo twubatse ku musenyi, twubatse ku rutare. Amen. Sore urakoze. Niyo mpamvu kwicara n'abantu bakuru ari sawa. Rero amazina ni National nkuko
nabibabwiye ariko ruguru yanjye ndi kumwe na Mary kuri aka gasima ndabona ari sawa. Imana ikomeje kuhaturindira. Kamaze nkibutsa akantu kamwe tutarajya mu kiganiro. Cameraman ntaze guseka gabanya ibitwenge. Twebwe turi mu gakinjiro turi kwigura vie pasteur uratarutse uravuga ati rero burya abana b'imihanda ntago nzabibagirwa muzihebe ndahari. Ikibazo ndaza kukubaza ubwo nari nkunosaho gato bagira ngo ndabeshe abaduka burabyibuka na ruhari uzo kumbe yarandi iruhande warakuri iruhande yarandi iruhande arwa bimuvugiye oya mama Fab utaravuga ikintu cya mbere ndashaka kubaza ibintu bitatu hano kuri kamera. Cameraman yihangana ibyo byo kuvuga ngo arakora iminota mike muzi turakora myinshi siko bimeze buriya turahari pe ndahari n'Imana data irahari kugira ngo ize kumufasha gusubiza ibibazo bya national. Uyu munsi mama Fab ngiye kumubaza impamvu ibyo yasezeranije atari kubikora. Bisobanurira abanyarwanda, bisobanurira abanyamerika, bisobanurira abanyakanada. Arya buriya Canada na Amerika sinzi aya sebimwe ntabwo ari bimwe ibihugu bibiri bisobanurira abagande n'abarundi kazi n'abarundi. Ariko by'umwihariko ubibwira abanyarwanda yego siko bimeze. Hanyuma rero ngiye si ubwa mbere tubanye kuri no kamera yego ngewe maze kuba umusanga ariko ndashimira n'umuntu wanyishyuye ibyondo kuri no kamera ariko mwana mama Fab bamubwira Imana imuhumugisha Imana imuhumugisha umuntu w'inzu ibyondo ni inzu ibyondo ni inzu abamo bose umuntu wabikoze nahabwa umugisha n'Imana tumwatuye umugisha w'Imana. Ikintu nkundira Yesu impamvu ari umukobwa ajya afata abantu Mana agahita bakubita judo ya dane utavuga ati Mana nutayishura ndakurangiza Mana Yesu agahita avuga ati uramana agahita avuga ati ahugira ngo no mujama ndangize reka nkwereke mbikorere kwiyubahisha cyo cya Yesu kikaba kiragaragaye. Ngiye wararaga mu muhanda uyu munsi sigaye mba mu nzu. Amen. Naracomaga none ubu narakije. Amen. Ikintu kindashinga no kuvuga Kristo. Amen. Mama Fab naye kuyamara ko mukanya ndacyafite ndabongera nka umwanya ni wawe mubyeyi wanjye. Murakoze cyane ndabashimiye tugize umugisha ukomeye cyane nka famille ya Papa Fabrice kuba turi kumwe na Nation. Umwana washonaga iyo yashonaga telefone ntiyayisigaga ibati ngo rigenda kweguka yageguriraga rimwe. Mu by'ukuri kuba turi kumwe gutya nk'umwana ubarizwa cyangwa uzwi mu muryango witwa Guwinzahuke cyangwa witwa Inzahuke ni kimwe mu ntambwe ndi gutera. Natangiye umwaka wa 2026 neye arambajije ngo kuki ibyo narahiriye cyangwa ibyo navuze mpamya kuri kamera Nyarugenge ntabikora. Mu by'ukuri kuba mubona National hano ni intambwe muri nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi kandi narabisobanuye hari impamvu yatumye ntahita nihutira cyane guhita mbegeranya cyangwa mbabona cyangwa mba muri bo. Hari impamvu zanjye bwite kuko buriya umunyarwanda yaravuze ngo iyo usubiye inyuma biguha ububasha bwo gusota harehare. Buriya iyo ugenda ukabona ahantu harehare kugira ngo uhasote neza umunyarwanda yavuze ko usa n'usubira inyuma gato ubundi ukitegera neza haha boro ugahita uhasota. Turashimira Kristo we ukomeje kurinda abo bantu babaye mu mihanda mu buryo butari bumwe ahantu hatari hamwe ndetse no mu mbaraga zitari zimwe kuko ntago twese tunganya ubushobozi. Uburyo National bayeho bitandukanye n'uburyo Mama Fabrice na Papa Fabrice babaye mu muhanda babayeho n'uburyo n'abasezerewe babayeho nabwo butandukanye n'ubwo National bayeho. Nubwo buryo ujya kubona ukabona National ahingutse kuri aka gasima hasanze umuceri turawusangiye undi akahinguka hari ibirayi tukabisangira. Muri ubwo buryo abo dusanga hari yagogo harimo nabo bose ariko ntabwo icyo sobanurira isi yose nkuko abinsabye ntabwo nigeze na rimwe namwe mwambira abahamya mu mazimisi mubibona abo twasangiye ku mihanda abo dusangira mu rugo bira byose ni mu nshingano z'icyo navuze kuko ndatekereza ko byanangize ingaruka itanyoroheye ariko ndashimira Imana ko Imana ni umutunzi wa byose. Rero umurimo uratangiye kuko Mama Fabrice nge murantangira uko umunsi wije ejo ndatangira ntabwo meraho naringeze ahubwo ntangira bundi bushya ndumva mu ngamba nshya mu mwaka mushya ndetse n'ibikorwa bishya ndumva ntangiye kandi ndabashimira Imana ko muri uru rugendo rwo gutangira numva ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nanjye. Abana rero barahari kandi turi kumwe ubwo mfite National n'abandi ndabafite babahungu bacu bose muzababona wenda bamwe bazaza bavuga ibibazo bagiye bagira nyuma yuko basezererwa
abandi se bazaza bashima, ariko reka dushimire Imana itadusezereje. Ubundi ibigo byose birasezerera, ariko Yesu ntiyadukoza. Utuzi twose turasezerera, ariko Yesu ntiyadukoza. Akora Yesu ni Imana bose, sima ni byose ni ubundi Imana mu butatu, Imana, Umwana, Umwuka Wera. Hanyuma rero bombi bafitanye ubufatanye. Haleluya. Bafitanye ubufatanye ku mwana w'umuntu, kuko Umwuka Wera niwe maneko tugira utunekera. Kavuga ati ariko buriya Nation nutamurengera ngo umuhaye inzu biramucanga asubire gogose n'umwana n'umugore. Ubushize wabaga yiri umugabo wenyine, none ubusubiye wasubirana nayo n'umuryango. Imana ikabireba. Hanyuma Umwuka Wera yabigeza kuri Yesu, ngo Yesu ni utunira imbere y'Imana, ngo Yesu akajyana uwo muniha imbere y'Imana, ngo agahita bikemura. Imana ni umuremyi, ni urukundo. Rero ndashima Imana ko ibyo bikorwa bitigeze bihagarara, kandi ndashima Imana n'igihe mutambonaga kuri kamera nayasobanuye cyane, nari ndi mu kwiga, kuko namaze kubona ibyago tugize, mbona hari ibintu ntakorana ubujiji, mbona hari ibintu ntakora nabanje guca mu ishuri rya theology. Ndinjira ndiga imyaka 2 ntabwo yanyoroheye, icyo bita ubukungu bwabaye nk'ubumanuka hasi, ariko kandi ibyo nakurikiranye byangiriye umumaro, kuko hari imyitwarire, hari imibereho, hari imivugire, hari imikorere no mu buryo bwo gutambutsa ibintu by'Imana. Kuko byose ibi byose turi kuvuga, ibyo umutware yavuze, ibyo Nation yavuze, ibyo Mama Fab avuze, ibidashingiye muri Kristo byose nta buziranenge bifite. Rero kuko byose bishingiye muri Kristo, kandi nego nkuru ariyo kuvuga umuzuko wa Yesu, ndetse n'urupfu rwe rubasha kuvana umuntu ahantu yari yarapfiriye akabaho, ndetse n'imibereho ya Kristo iraryoshye cyane kuyizera, ndetse no kubyumva neza umuntu akabasha kubigira ubuzima. Twagize Kristo ubuzima rero, twizeye ko tutazasezererwa. Twagize Kristo ubuzima, twizeye ko tutazananirwa. Twagize Kristo ubuzima, twumva nta kiriho nta n'ikizaza kizatuma dusubira mu mihanda cyangwa mu biyobyabwenge, ahubwo nk'uko yabivuze mu kiganiro cy'ubushize, intego yacu ni iyo gushishikariza bose. Turabafatanya bikorwa b'igihugu cyacu cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda, turabafatanya bikorwa n'inzego z'umutekano mu buryo bumwe n'ubundi. Ndatekereza ko Nation aramutse ageze hariya ntabwo yatungira polisi agatoki nguriya mwana ari kunywa tineri, ahubwo Nation afite uburyo bwo kumwegera akamuganiriza kugeza mukoyeho ya tineri akayimena, akamugura icyayi cy'ijana. Ubwo buryo urabufite. Mama Fabrice afite uburyo burenga bumwe nshobora kumenya gukumira icyaha kitari cyaba, nkafasha uyu mwana nyamara atari yajya hariya hantu. Papa Fabrice nibwo buryo yirirwamo hariya Nyabugogo, nibyo yirirwamo yambura aba bantu bitwa abatubuzi, aba bantu batwara abantu bakabatwara n'ibyabo bakabajyana, ngo reka tumbwira imodoka igonganye na velomoteri, ngo indege igonganye na velomoteri. Umugabo wanjye nibyo yirirwamo hariya Nyabugogo, yirwa yambura barara abantu hariya biviriye mu cyaro. Hari ukuntu umuntu yajyaga ava muri bisi hariya Nyabugogo zimwe za Unatracom, akavamo kwa kundi yaje aruka, urumva avuye nk'iyo ngiyo Icyangugu cyangwa Gikongoro sheri. Urabyibuka ukuntu twabaga turi update muri update ahantu hari amabisi ari bworurukira abantu, akavamo yarutse yarembye. Reba ukuntu umuntu ava amatana areba, ugahita umubwira ati mukecu bazaga bangoye urwagwa ari kurwunge, mukecu uzi byabaye hano i Kigali, ati nibikise mwana wa. Ubu ngubu indege igonganye na velomoteri hano hirya gatoya. Ubu reba hano iyi Kigali yose iragose, iyi gare ureba iragose, ibigoswe n'abasirikare n'abapolisi mukecu, kandi bari gusaka iyo ndege yari yetse amadolari yari ijyanye muri Farije. None ufite amafaranga, ati mwana wati ndayafite narinzaniye umwuzukuru, cyane ndayafite narinzaniye umwana, akaguhereza. Twabaga dufite ibipapuro ibyo bita gutubura. Ibyo rero umugabo wanjye nibyo abereye maso hariya, kandi ntabwo igihugu cyabimuhaye akazi, ahubwo abikora nk'umutima, nk'umwe mu bahoze batubura bakunda igihugu. Twebwe rero dukunda igihugu ku rugero, dufitanye imikoranire n'ubuyobozi bwacu bishingiye kuri nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame, kubera ko niwe musingi nko gukunda abaturage, nko gushyira imbere umuturage, kugeza ubwo n'undi afite ako kazi mu nshingano abikora nk'inshingano. Ndatekereza ko ubu u Rwanda rwacu rugeze rwubakitse, rugeze ku rugero umuturage wese ari umuyobozi w'ubuzima bwe. Ndi umuyobozi w'umutekano, njyewe ndi umukuru w'umudugudu w'urugo rwanjye. Urugo rwanjye ni umudugudu, ndi umukuru w'urugo rwanjye. Bityo ubwo bwisanzure n'ubwo bwene gihugu twibonyemo byose biduha gukora izo nshingano bitewe naho twanyuze, kubera ko hatari hazima, hatari hafite ubuzima. Rero narindi gusubiza umuhungu wanjye, Imana impaye amahirwe yo kubona muri iki gihe, kandi nzaboneramo benshi, tubizeza ko tuzabazanira abandi benshi kuri kamera. Bahungu bacu bose basezerewe kwa Pastor Theogene,
dufite inzira cyangwa dufite uburyo burenga bumwe dushaka kubasura, ari naho ahereye. Turumva dushaka kubasura tukamenya ubuzima butagenda neza, murabafatanyabikorwa. Nanashimira mwebwe mwabonye Nation mukamutekereza muti uyu mwana ubundi afite ikihe kibazo, ukamuhamagara ukamwishyurira iyo nzu. Imana iguha umugisha, mu by'ukuri urinze uriya mugore n'umwana kujya mu muhanda. So rero nabo tuzagenda tubabazanira ibyo byose uko agenda agaragaza impungenge ze kandi agaragaza ibyo ashoboye. Murahari kugira ngo nabo mugire icyo mukora. Cyagiye rero Mama Fabrice nibwo nzaba ndi muri uwo murimo, nibwo nzaba ndi gukora icyo nabwiye abana bo mu mihanda, ariko numvaga ari iki gihe kandi nabihagurukiramo, kandi ndumva ari cyo gihe cyo gukora, kandi ndahari ku bwabo ndetse no ku bwanyu. Imana ibahe umugisha, nibyo nagusubizaga. Murakoze cyane. Hanyuma njyewe buriya reka mbibwire abantu badukurikiye impamvu kino kibazo nkibajije Mama Fabrice. Nabibabwiye turi gushyingura, turi gusezera Pastor Togene Vie. Njyewe twabanye mu muhanda afite imyaka 8 namuze hariya kwa hano gogose mwana. Ari mu bantu bubatse ubuzima bwanjye, ampa icyizere cy'ejo hazaza, ampindura umukristo. Ubutumwa bwiwe yarabumbwiye ko twanabanye no mu muhanda, ndabwumva ndizera. Hanyuma rero urumva ni byinshi. Hanyuma Mama Fabrice turi mu gacinjiro yavuze ijambo rikomeye, yari kumwe n'umutware we, aravuga ngo ntabwo nzogirwa abana bo mu muhanda. Hanyuma ejo bundi twaricaye n'abana, tujya tuvugana abana bose, bamwe babaga kwa pasiteri mu rugo n'abandi bose b'imihanda nyine. Turicara turavuga tese ko Vie yagiye, tukaba tubona ibintu ari danje. Turavuga ati twibukiranya ko hari amagambo Mama Fabrice yavugiye hehe kuri ADP. Ariko ndashimira n'abapasiteri bajya bangira icyizere, we bakampamagara nkajya kubabwira Imana, nkajya gushima Imana, nkatanga n'ubuhamya, nkanabigisha ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndaprofise twatuyeho umugisha w'Imana. Yego rero ibyo byose tumaze kwicara tubitekerejeho nk'abana twabo mu muhanda, nk'abana tuganira buri munsi, dusanga nta wundi muntu uzi zitarago z'abana b'imihanda. Turavuga reka turebe Mama Fabrice. Niyo mpamvu naje kumureba, ngize amahirwe na Vie turabonana, tumaze iminsi tuvugana kuri telefone, nayo yarankumbuye. Ariko ayo magambo yavuze turayanota, turavuga ati byanze bikunze tugomba kumwishyuza. Ngomba kumwishyuza. Ni gute umwana wo mu muhanda ashobora kugenda gute? Ni gute Rohiti cyangwa Mutarama ashobora kugira imyaka 35 atarashaka? Ninde muntu ushobora kubigiramo uruhare? Ninde muntu ese ni cyo gituma Kanyamakara agiye gukora ubukwe ibintu ntibigende neza? Turavuga hari uwabirahiriye, arabyemera imbere y'imbaga y'abantu. Ubwo rero nimba afite miliyoni kuri kote ayikore, nimba afite inzu ayitange. Icyo dupfa nuko agomba kwita kuri bari abana, akongera akaza akatuganirira. Twese turahari kugira ngo tumufashe, ndetse ntabwo mvugira abo bonyine, ndavugira n'abandi bose muri rusange mu Fabrice, abavuyeyo n'abakiburimo. kandi na Papa Fabrice nawe ngiye yihangana, nawe dufatikanyije uwo murimo. Wenda nuko ari njye wari ufite iyo mikoro icyo gihe, none harabizi cyane. Aranabizi uri umuntu twanabanye haraho rwose, nawe nubwo nari gatoya, ariko byanze bikunze nawe ndamushimira kubw'ibi bintu. Muzadufashe rwose mwuka byaramwe. Dufite ubukwe kandi tuzabazanira umukwe, tuzabazanira umusaza wacu ufite ubukwe nk'uko abivuze. Baricaye Banyarwanda, bantu badukurikiranye ku nzira y'ukuri, nyuma y'uko duhura akambona, aravuga ati hari amagambo wavuze, nyabuneka mumfashe. Aravuze ati niba hari inzu cyangwa hari imitungo, iyo nari mfite gushyiramo ntako ntagize, ariko kandi sinanabyicuza, ariko kandi ndanacyashyiramo kuko ibyo gushyiramo birahari. Reka mbwira Abanyarwanda, mbwira isi yose ko nta umwe mu bantu atabikora, ariko buri Imana ifite inzira zirenga 1000 izahikorera. Ariko gusa ndatabaza, ndahamagara, ndinginga, ndasaba kugira ngo muze mumfashe. Abahungu barahagurutse, baraje bati wararahiye, noneho babishyize no mu ndahiro, baragira bati wararahiye, urahira ku rupfu rwa papa, none mama wa Pampa urahari. Papa wa Pampa yaracomotse, ariko mama wa Pampa urahari. Ni nawe uzi imvune z'agasima. Nituvuga agasima urahita ukumva, nituvuga ngo turaburaye urahita ubyumva, nituvuga ngo byanze urabyumva, kubera ko uratuzi, turaziranye, twabanye mu mihanda, ndetse tunaganira mu gikari. Bamwe muri bo barambwiye bati ntabwo tuzakomeza kugora umubyeyi
umwe ariwe Madame Pastor Theogene ati kuko mama Pastor Theogene ntabwo imvune z'agasima zizi nubwo yatunzwe n'umugabo ufite izo mvune z'agasima. Ndabumva ariko icyo nzi ni kimwe nuko hamwe namwe turashoboye, hamwe n'igihugu cyanjye cyiza turashoboye. Uriya muhungu turaza kumukorera ubukwe, tuzamubazanira rwose, tumubereke, tumwerekane none tumara kumwerekana dupanga ubukwe bwacu, kandi turabizi ko muzabutaha muri benshi ndetse muzabutwerera muri benshi. Urukiko yaruvuyemo, ubu tuvugana asigaranye gukwa ndetse na mariage, gusaba no gukwa ndetse na mariage. So rero aba niwe mu rugo, urumva aracyacumbitseyo, ubuzima ntabwo buroroha numva ariko kuko yashatse guhesha Imana icyubahiro, ndatekereza neza ko Imana itazabura kumuha umugisha, kandi natwe tubyinjiyemo. Ni nayo mpamvu bicaye barapanga, baravuga bati ariko gute turakomeza gushyingirwa, tugakomeza kubyaza bashiki bacu bakabyara gute, turaha twandagaye tunyanyagiritse, reka dushake Mama Fabrice. Nanjye rero icyo nakoze ni kimwe, ni ukubakira, kandi aho nkorera ni hano, aho mvugira ni hano, aho amaso yanjye abasha kugera cyane kandi n'ijwi ryanjye rikagera cyane ni ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga ndeka abana banjye mbazane, kandi nkabo narahiriye nk'uko babivuga ati wari waturahiye mu nshingano. Mfite mu nshingano rero abavuye mu muhanda ndetse n'abakiri mu muhanda. Rero ndatekereza yuko rwose humura, ubukwe bwe buzagenda neza. Dufite abantu, dufite n'igihugu, kandi dufite ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Azagira ubukwe bwiza. Akantu kamwe nifuza, ariko ujye ureka ndanayagira mwana. Oya nta kibazo. Njya mvuga ngo Imana yo mu ijuru byibuze izafashe, urumva Imana izafashe mpure n'umugabo bita Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mukore gutya mu kiganza. Biroroshye cyane, uri umuturage kandi umuturage ku isonga. Ntabwo nakubwiye akantu, naciye Nyabugogo, urabona ko hakundi harimo feruje, mba ndagurutse afande aramuhagarika, ndavuga ati afande umuturage ku isonga, icyo kintu warakiriye. Ndavuga ati yatisha, arazunguza umutwe, ndavuga ati iwe umuturage ku isonga, kandi niyo ndangagaciro y'igihugu cyacu. Birashoboka, ni umubyeyi, kandi ni umubyeyi wa twese, by'umwihariko kandi tumwisangamo nawe akatwibonamo. So birashoboka, ni ibintu bidakomeye, aratwumva, bazabimutugerezaho ko umuhungu wahoze ari imboho hano Gogosi witwa Nation wakijijwe, wakiza akambara ishati y'umweru, akabasha kwambara ishati y'umweru imeshe, agatebeza umukandara, akambara nshongo ku ikoboyi, aragira ati ndashaka gukora mu biganza by'umukuru w'igihugu. Birashoboka, yewe mushimire. Iyo umushimire, kandi no gushimirwa. Ndabizi neza ko ibi byose bimugeraho. Dufite ijwi, dufite ijwi rigera kure rikagerayo. Ndabizi neza ko igihe cyose ahora twumva, kandi mu kutwumva ingaruka zo kutwumva zitugeraho nziza. Dufite umutekano ku gihe, ibyo bikorwa byose by'abo bana turi kuganiza mu mihanda hirya no hino, uburyo bwa serivisi buroroshye. Mu by'ukuri turashimira uwakora yakorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi uwarwanya ibiyobyabwenge yabirwanyiriza mu Rwanda, kuko dufite umugisha ukomeye cyane. So rero ndashimira Imana yuko abantu mwese mudukurikiye, yaba Papa Fabrice watwakiriye muri iki kiganiro, yaba Nation, yaba na Mama Fabrice musanzwe mumenyere kuri kamera cyane, wanabasezeranyije ko nzajya mbazanira abantu benshi kubw'urukundo mwanyeretse, nanjye kandi nshaka kubereka. Turashima Imana rero ko dufite ubukwe, dutangaje ko dufite ubukwe, kandi rwose tuzazana invitation, tuzabatumira nkuko dusanzwe tubatumira. Tuzabazanira umuhungu wacu, ariwe musaza wanjye, ariwe murumuna waba bose, tuzamubazanira. Turabizi azaba mu nzu, azagira matera, azagira intebe, azarongora, azishima, avuga ati ndi mu gihugu cyanjye cyiza kandi kinkunze. Mama Fabrice ubwo bukwe ntabwo nabukora ngo mbishobore, ntabyo kugurisha mbifite nabigurisha nkuko abivuze, ariko sinanagurisha muhari, murahari kubw'amaboko yanyu. Dukore byinshi kandi mu gihe gitoya, twiyubake, twigire. Ndabizi neza ko dushoboye. Imana ibahe umugisha. Rero Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Icyo twagira ngo tumenyekanishe nuko za nshingano tuzirimo, kandi ijambo ryarambwiye ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Niba ushaka kuba ahantu iteka ritazagucirwaho, niba ushaka kuba ahantu utazigera wicuza kuri, niba ushaka kuba ahantu utazigera wicuza kubayeho, niba ushaka kuba ahantu utazigera ubaho ubuzima abantu bashaka kubaho, utabaho ubuzima bwawe bwite wikunze, kuko dufite abantu babaho ubuzima bumeze nk'aho buyoborwa n'abandi batemera ko ubushake bw'Imana aribwo bayobora. Ahubwo umuntu akakubwira ati pfukama ugapfukama, haguruka ugahaguruka, genda ukagenda. No, umuntu wese ni ikinege mu maso y'Imana, kandi Imana iguha uburenganzira bwo kubaho neza. Rero nta handi hantu wabibonera ibyo byose, ni muri Kristo Yesu.
ubugingo, ubwiza, icyubahiro no kudapfa byose bihishwe muri Kristo Yesu. Intego nkuru y'ubutumwa bwiza ya bwa buhamya dutanga y'ibyo dutambukije aha byose bishingiye mu ijambo ry'Imana ndetse no kuhamya imbaraga z'Imana z'ibyo yakoze. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu wawe. Njyewe ninginga Imana ngikwereke Yesu uhakire nawe niko nkusaba. Njyewe ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye. Haleluya. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyamanga sangu yahawe. Njyewe ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Njyewe ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ariko Papa Fabrice hari ikintu nashaka kuvuga mu muriganije ijambo. Oya navuge rwose, nawe umuriganya ijambo murwe, nawe hamuniganya ijambo murwe. Ngo ngiye kuvuga nanze kukavuga. Nakavuge n'ukuri. Twari wanjye ni karibu. Byibutse. Ni ukuri rwose. Nibutse neza y'Imana, nibutse gukomera kw'Imana. Ibyo Mama Fabrice yemeye umunsi wo gushyingura umushumba wacu, yego yarabyemeye. Twari duhagararanye imbere y'imbaga y'abantu, imbere y'isi yose, imbere y'Abanyarwanda n'abandi batuye ku isi yose. Yarabyemeye, arabyemera, azamura ikiganza, ntabwo musigaye nk'imfubyi, nimuhumure. Yego, byo yarabyemeye, uretse ko wari uhari nari mari ukibereye. Imbaraga zaje kumubana nkeya, ubushobozi bugena bumubana bukeya, ahita kubitiramo n'amashuri yo kujya kwiga teoloji, biragenda bimera nk'ibifirinze. Ariko ngo muri uyu mwaka mushya yagarutse 2026 nagarutse. Ukuvuga ngo abana bo mu muhanda mutuze, bahumure mwese mutuze. Njye nashona narababwiye ngo nzababera umuvugizi, nzabishuriza. Umunsi na minisitiri yigeze avuga ngo hari icyo nzakorera abana bo mu muhanda, nkaryumva, nzamusanga mwishyuze. Imana n'ukuri kongera kuvuga abahungu bari kuri kiriya gikorwa cyo gushyingura pasiteri. Mama Fabrice yarahereye imbere yababwira yuko ngo badasigaye nk'imfubyi, ntabwo bazigunga rwose, ntabwo bazigunga. n'ubu maze kubataramisha. Imana iguhe umugisha kubera yuko waje kumwibutsa Ego. Ntabwo yabivugiye hirya ya kamera, yaje arabinyibutsa, kandi ndatekereza ko n'ubujyanama bwe ndetse n'ubufatanyabikorwa bye tuzagera kuri byinshi. Nawe wabivugiye kuri kamera ariko. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Nishimiye ko mwanyakiriye, nishimiye kuba turi kumwe ndi hagati yanyu. Amen.